ese nawe urahigwa cyangwa se urahiriwe? Reka dukoreshe iryo jambo rivuga ngo mbese nawe urahiriwe. Zaburi igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo hahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo rero bene uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kandi icyo giti cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Umwanditsi wa Zaburi igice cya mbere, amagambo abantu bose bazi, yaranditse aravuga ngo hahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nshuti, iyo bavuze umuntu uhiriwe, ni umuntu w'umutoni, ni umuntu ugiriwe amahirwe adasanzwe. N'uyu mwanditsi arandika aravuga ngo rero hahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ikindi ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Bene uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi, bene uyu muntu udahagarara mu nzira y'abanyabyaha, bene uyu muntu uticarana n'abakobanyi, amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, nta kindi yishimira. Oya, ntabwo yishimira inkuru mbi kuri mugenzi we, ntabwo yishimira ko mugenzi we yaguye akaba yavuye mu gakiza. Oya, yishimira amategeko y'Uwiteka. Ikindi ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ubu Imana iramutse ije ikarondora ibintu wibwira kuva mu gitondo ukagera nimugoroba, ntabwo byagira ingano. Nawe aka kanya tuvugana uramutse wigenzuye wasanga wibwira ibintu bitandukanye n'iby'Imana igushakaho. Ariko bene uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo uyu muntu yibwira amategeko y'Imana kuva mu gitondo ukagera nimugoroba. Nta kindi kintu kiba mu mutima we. Mu mutima we ntabwo haba ubugambanyi, mu mutima we ntabwo haba ishyari, mu mutima we ntabwo haba inzangano, mu mutima we ntabwo haba amatiku. Mu mutima we habamo amategeko y'Imana, ngo kandi ayibwira ku manywa na nijoro. Oh, haleluya! Hari ikintu nibajije kandi gikomeye. Ndibajije ngo mbese nawe wibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro? Mbese nawe wibwira iby'Imana ishaka ku manywa na nijoro? Mbese nawe utekereza ko uri umukristo ku manywa na nijoro? Mbese nawe utekereza ko uri mu bahigwa cyangwa mu bahiriwe n'Imana ku manywa na nijoro? Bene uyu muntu rero uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kandi icyo giti bene data cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, kandi ibibabi byacyo ntibyuma. Ayiwe, hari ibanga ku bakijijwe, hari ibanga kuri bo, nubwo bo n'abagenda, nubwo bo n'abaruha, ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Baragenda nk'abandi bose, barambara bibagoye, ariko ntabwo ari gusa, kuko bo bafite ibanga.
baragenda nk'abandi bose, barambara bibagoye, ariko ntabwo ari gusayo, kuko bo bafite ibanga. Hari ibanga ry'abakijijwe, hari ibanga kuri bo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo n'ibyuma. Ntabwo bene uyu muntu ibibabi bye byumishwa n'amakuba cyangwa ibyago. Ntabwo bene uyu muntu ibibabi bye byumishwa n'intambara. Iyo bije akomeza kuba umurokore, iyo bije akomeza gushumba, iyo bije akomeza kuririmba, iyo ibikomeye bije akomeza kuba umukristo. Ntabwo bene uyu muntu ngo wabona ibibabi bye byumye. Bene uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi, bene uyu muntu udahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Hari ikindi kibazo nibajije, mbe murokore ko amababi yumye biri guterwa n'iki? Aho uri mu yihe nzira? Urimo uragendera mu yihe nzira? Mana ishimwe, uyu muntu uhora utoshye, ko atagendera mu nzira z'abanyabyaha, ko aticarana n'abakobanyi, ko bene uyu muntu, aleluya, adakurikiza imigambi y'ababi. None wowe ko ibibabi byumye n'imbuto zikaba zibuze zikwiriye abihanye, uri mu yihe nzira? Ni igihe cyo kwisuzuma, ni igihe cyo kwitekerezaho, ukamenya niba uri mu nzira y'Imana igushakaho, niba uri mu nzira havuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe. Haleluya! Rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe. Ese uracyari muri uwo murongo? Uracyari muri uwo murongo uvuga ngo Uwiteka azabe, cyangwa ntabwo ukihahagaze? Ese uragiye aka kanya? Ese uracyari kumwe n'Imana? Uracyumva ineza y'Imana? Uracyumva impumuro y'iwacu? Ndafashijwe we! Uracyumva impumuro y'iwacu? Urumva hari udusanira ugifitanye n'Imana? Niba natwe twaragiye, nicyo gihe cyo guca bugufi tukongera tukinginga Imana. Niba wumva twarakamye, niba wumva n'uturiba twarasibamye, nicyo gihe cyo guca bugufi tukongera tukinginga Uwiteka. Uri mu yihe nzira? Uri guca mu yihe nzira? Ese wicarana na bande? Ugendana na bande? Ubana na bande? Mana nziza, Mana yo kwizerwa, turagushimiye kubw'imbabazi zawe zitagira akagero. Nkushimiye kuri Imana ituzi kandi ituzirikana. Ni wowe wenyine ubasha gufata umuntu ukamufata n'umutima we wose, ukamurinda icyaha n'igisa nacyo. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo imbabazi zawe zigere kuri buri wese. Niyo mpamvu nkwinginze ngo imbabazi zawe zigere mu mahanga, zigere mu bihugu, zigere muri Afurika, zigere i Burayi. Imbabazi zawe nizigere ku migabane yose. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukirani. Ndagushimiye ko uri Imana itwitayeho kandi ugambiriye kutugirira neza.
ye ugambiriye kugirira neza umuntu wese ukiri mu nzira yawe, kandi andi makuru ugambiriye kugirira neza umuntu wese wemeye kukugarukira, wemeye kumwubaka, wemeye gusana umutima we, wemeye. Urakoze, turagushimiye kubw'imbabazi zawe zitagira akagero.